Umwubatsi TV, hishurirwa ukuri kw'ibihe dusohoyemo maze ube maso. Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo, icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Umwami wacu Yesu Kristo ashimwe. Bene data, ndabasuhuje mwese kandi ndabifuriza amahoro y'uwo mwami kugira ngo akomeze abe muri mwebwe n'abanyu bose. Numuhoza Clement mbahaye ikaze ku Mwubatsi TV, urubuga rubagezaho amakuru y'ijuru, tukajyanisha n'amakuru ya hano ku isi, tukajyanisha n'ijambo ry'Imana kugira ngo umugeni akanguke yitegure, kuko ibihe tugezemo ni ibihe byo kuba maso, kuko isaha n'isaha umukwe araje ajyana itorero kandi arajyana basanga bari maso. Mbere y'uko rero mbagezaho ubutumwa bw'uyu munsi, reka tubanze dushima Imana tuyiragize n'uyu mwanya. Nongeye kugushimira Data Uwiteka murengezi w'ubugingo bwacu, cishije bugufi umutima wanjye n'umubiri, icyubahiro kikugarukire. Mwami w'amahoro, ngushimiye ubuntu bwawe kuko twemereye kongera kuganira ku ijambo ryawe, ndetse nkaba ngiye gutambutsa ubutumwa buturutse mu ihishurirwa wampaye, nuko uherekeza ijambo ryose ndi buvuge. Simvuge ku bwanjye kuko umurimo atari uwanjye n'abantu sabanjye, abantu n'abawe n'umurimo n'uwawe. Nuko wiyoborere uvuge icyo ushaka kuvuga, unkoreshe umpindura igikoresho cyawe, maze mvuge ibihindura abantu bibahindurira ku gukiranuka. Urakoze rero kugiye kubana natwe, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Bwoko bwanjye nakugize nteko wanze kunyumva, icyo nakuruhijeho ni iki? Ngaho ushinga urubanza ukimpamye, ko nagukuye mu mage y'intambara, ngacyura abawe ngahoza ababoro, ukiwanyibagiwe vuba. Naguhaye igihugu cyiza, ngukundisha amahanga n'iki nasize. Rwanda we, ikaze nanone bavandimwe, ndabashimiye cyane. Reka mbanze nshimira abantu bose bakomeje kunyereka yuko bakurikirana ibiganiro binyuzwa kuri uru rubuga rw'Umwubatsi TV. Ndabifuriza umugisha uturuka mu ijuru, waba ubifatika n'ibidafatika. Uwiteka biteho cyane cyane, ariko abaho ubugingo. Kuri uyu munsi rero ntabwo tugiye kuvuga cyane nk'uko twajyaga tubigenza, ahubwo kuri uyu munsi icyo nshaka kubagezaho ni ubutumwa numvise yuko bureba cyane cyane Abanyarwanda, bukareba Abarundi, bukareba Abanyekongo bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Impamvu ari ibyo bihugu bitatu numvise ubu butumwa bureba, ni ubutumwa bugufi cyane ariko bunini, bubyibushye, bufite imbaraga, bufite gukiza muri bwo. Uza kubwumva ndamushishikariza kubwitaho, kuko hari igihe twumva ibintu tukabifata nk'imikino, cyangwa se tukumva ari ibintu bisanzwe, atari n'ubwa mbere tubyumvise, ariko burya Imana ivuga rimwe cyangwa kabiri mu gihe ishaka kugira uwikiza. Rero ntimuze kubifata nk'ibintu byoroshye. Nari mvuze nti impamvu numvise ubwo butumwa bureba ibyo bihugu byose nuko ari ibihugu bigiye guhagurukirizwamo ubutumwa buzasakara ku isi yose. Ni ibihugu bigiye gutangizwamo ububyutse, nk'uko nigeze kubibabwira mu kiganiro cyabanje. Ububyutse bugiye guhera mu biyaga bigari, ariko cyane cyane muri ibi bihugu bitatu, u Rwanda, u Burundi na Kongo, niho ubutumwa bugiye gupfunuka cyangwa se bugiye gutoboka, busakare ku isi yose. Ni ubutumwa buteguriza kugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo, nk'uko tubisanga mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 24, aho ijambo ry'Imana ritubwira yuko kandi ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa ku isi yose, kugira ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza abantu bose, ngo nibwo imperuka izahera ko ize. Ubutumwa rero bugomba gusakara ku isi yose, n'abatarabwumva bakabwumva, kugira ngo Umwami Yesu naza hatazagira abavuga bati Yesu ibi bintu ntitwabyumvise. Oya, ubwo rero ubu butumwa burareba abantu batuye muri ibi bihugu bitatu bivuga Ikinyarwanda. Kandi noneho impamvu y'ubu butumwa nuko hari ibigiye kuba muri ibi bihugu bitatu. Twarabyumvise
sindi umuhanuzi njyewe, ariko njya ngirirwa ubuntu n'Imana, nanjye nkagira bimwe mwihishurirwa bingeraho, ariko ubuhanuzi bujyanye n'ibigiye kuba mu Rwanda bwo mwarabwumvise inshuro nyinshi, mwarabyumvise yuko Imana y'ubwayo yihagurukiye kandi igiye gukuraho ibinyeganyezwa byose igashyiraho ibitanyeganyezwa, igiye kuvanaho ubwami, ivaneho ubutware, ivaneho abishyize hejuru bose, ikureho kwanga Imana no kuyitera umugongo kose, ikureho ibyubakiwe ku maraso yamenwe, ikureho urwango, ivangura ry'amoko, ikureho amadini y'urusobe, ayo yose yirirwa ayobya abantu, abashumba babaye ibisambo, babaye abasambanyi n'abasinzi, birirwa bayobya intama bazisezeranya amasezerano y'amahuri atariho, abapfumu bicajwe ku ntebe nibo basigaye babwira abaturage icyo bakwiriye gukora, babaye abajyanama b'ubuyobozi bw'igihugu. Ibyo byose Uwiteka arabireba bikamubabaza cyane, bitewe n'uko ubutumwa ntabwo ububyutse buzahera mu gihugu kimeze gutyo, kirimo ibibi byuzuye gutyo. Niyo mpamvu rero hagiye kubanza kubaho ibintu. Ibyo bintu rero si ibanga, bigiye gutwara abantu benshi. Abantu benshi bagiye gupfa, abantu benshi bagiye kumugara, ibintu byinshi bikorwa remezo bigiye gusenyuka, ngo ibyo by'ishingiro ngo byubatswe n'intoki z'abantu bakabireba, bakabihimbaza, bakabiramya, bigiye gukurwaho, kuko Imana ishaka gushinga icyubahiro cyayo muri ibyo bihugu namaze kuvuga. Siho honyine, kuko bizanakomeza no mu bihugu byose byo ku isi. Ububyutse nuko bugenda busakara hose, ariko hari aho buba bwatangiriye. Rero uko buzatangira mu biyaga bigari, niho hantu Uwiteka yatunze inkoni. Ni ukuvuga ngo niho hantu ari kuburira cyane. Mbere y'uko ububyutse butangira, hari ibigomba kububanziriza. Hagomba gukurwaho ibyo byose maze kurondora, kugira ngo Uwiteka atangize ububyutse bwe mu mitima itarimo icyasha, imitima itarimo amoko, imitima itarimo ubwicanyi, imitima itarimo ubugome no kwishyira hejuru. Arashaka gutangiza ububyutse mu mitima itarimo umwiryane, ubusinzi n'ubusambanyi, mu mitima itarimo ubutinganyi, mu mitima itarimo kwishyira hejuru n'imanza zibera. Imana irashaka gutangiza ububyutse mu Banyarwanda, ariko mbere y'uko ubwo bubyutse buza, hari ikigomba gukoreka. Icyo rero nicyo nagiriweho ihishurirwa nijoro. Nagize umugisha wo gusinzira neza, hanyuma mu nzozi ngiye kubona mbona ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Wenda ntabwo ngiye kumuvuga amazina, ariko ni umukozi w'Imana rwose, nanjye ubwanjye nemera, ni n'umuhanuzi. Ubwo nabonaga tuvuye gusenga, hanyuma tugeze aho dutandukanira, yambwiye ati ubabwire nimubona ibi bintu bigiye gutangira, ibintu bigiye kuba bigiye gutangira, nimubona bigiye gutangira, muzagende muhagarare hariya. Ngo nuko mbona antungiye urutoki ahantu nabonaga hameze nk'ikiyaga. Mbisubiremo, yambwiye ati ugende ubabwire ibintu bigiye kuba nibijya gutangira, ubabwire muzagende muhagarare hariya. Antungira urutoki aho hantu hari ikidendezi, nabonaga ari nk'ikiyaga, amazi menshi nyine adendeje ahantu. Ntiwari umugezi, yari amazi atuje. Ati muzagende muhagarare hariya, ibije ntacyo bizabatwara. Nuko ansezeraho, turatandukana, ajya ukwe nanjye njya ukwanjye. Nuko inzozi nazibonye. Muri rusange, ubwo Abanyarwanda biyumvemo, Abarundi biyumvemo, Abanyekongo bavuga Ikinyarwanda biyumvemo, n'undi muntu wese wumva ibi bintu bimureba, kuko twese turasabwa ikintu kimwe burya, no gutunganira Imana. Umuntu wese rero yiyeze, kuko icyo kidendezi gisobanuye aho abantu bogera. Ikidendezi murabizi yuko bacyogamo ukikuraho umwanda. Ikindi kandi amazi, akandi kamaro kayo, ntabwo ushobora kugira inyota uturanye n'amazi. Urumva rero hari icyo bisobanuye mu buryo bw'umwuka. Rero bene data, ubu butumwa bujyanye n'ijambo tugiye gusoma, hanyuma nkatanga n'itangazo ry'abantu bose bumva bashaka kwihana, bashaka kwiyeza, mbere y'uko umuriro waka, baze kwiyeza, baze kuza dufatanye gusenga. Ni urubuga ndibuze kubaha link yarwo, duhuriraho tukiyeza. Abashaka kwatura bakatura ibyaha byabo. Nta kindi kintu kibera kuri urwo rubuga, ni ukwihana ibyaha no gusenga no gusangira ijambo ry'Imana iyo haje okaziyo yaryo. Ni icyo, kubera ko Imana ishaka ko abantu bezwe. Kwezwa ni ukwitandukanya n'ikibi, ukababazwa n'ibyaha byose wakoze, hanyuma ukemera amaraso ya Kristo akakweza, akagutunganya. Reka dusome ijambo riri muri Yona, ni ibice 3. Turasoma umurongo wa 8 n'uwa 9. Haravuga ngo
ahubwo abantu n'amatungo byose byambara ibigunira, abantu batakambira Imana bakomeje, kandi bahindukire, umuntu wese areke inzira ye mbi, bareke n'urugomo bagira. Ntawe ubizi, ahari aho Imana yahindukira ikigarura, ikareka uburakari bw'inkazi yari ifite, ntiturimbuke. Umwami Yesu atugirire neza. Ni amagambo dusanga mu gitabo cya Yona. Nk'uko tubizi, Yona yatumwe n'Imana kujya kuburira Ininewe ngo ababwire yuko mu minsi 40 gusa isigaye Ininewe hagiye kurimbuka, kandi Imana yari kubikora rwose bitewe n'uko ngo hari ibyaha byinshi, hari ubusambanyi, hari ubwicanyi, hari urwango, hari amawuko, hari ubugizi bwa nabi n'ibikorwa by'urukozasoni nk'ibiri mu Rwanda, nk'ibiri mu Burundi, nk'ibiri muri Kongo ndetse n'ahandi. Ariko Uwiteka kuko ari umunyembabazi aravuga ati ntabwo napfa kurimbura abantu ntabanje kubaburira ngo ndebe ko bakwigarura. Yona murabizi yuko yabanje gutinya kujyayo, kubera ko buriya amateka avuga yuko aho ngaho Ininewe ari bo bantu ngo bishe umuryango wa Yona. Rero urumva yari abafitiye umujinya, avuga ati ahubwo ngize amahirwe barimbuka. Niyo mpamvu Imana yamutumye kujya kubaburira akabyanga, ahubwo akigira i Tarushishi, agafata ubwato akajya i Tarushishi. Ari nabyo byatumye nyine Imana iteza umuhengeri mu nyanja, hanyuma Yona bamujugunya mu nyanja biruramumira kuko Imana itashakaga ko apfa. Hanyuma Yona yemera kujya kuburira Ininewe, ari nabwo yagiyeyo noneho ababwira ubutumwa yuko mu minsi 40 gusa nibatihana Ininewe hagiye guhita harimbuka. Ngo abantu bakibyumva rero nta kindi bakoze, bahise bajya kubibwira umwami w'Ininewe, mutware. Hanyuma uwo mutware nawe bimugeze mu matwi, nta kindi yakoze ahubwo yahise ategeka igihugu cyose hatavuyemo umuntu n'umwe n'amatungo, bose bariyiriza iminsi 3, barikingirana, biyiriza ubusa, barasenga, basaba Imana imbabazi, bahindukirira Imana. Niko byaje kugenda rero, kuko Imana ngo ibonye uko guca bugufi kwabo ntiyabikirimbuye Ininewe, harakize, Imana ntiyaharimbuye. Iyi minsi rero nabwo Imana iri kubwira abanyarwanda yuko ibibi byamaze kugera mu ijuru. Ni ukuvuga ngo ibibi bikorerwa mu Rwanda ubigerekeranyije byaragiye bigera ku Mana. Imana imanirwa no kureba niba koko ibyo bavuga mu Rwanda bihari, none yasanze bihari koko. Ubwicanyi burahari, amoko ntaho yagiye aracyahari, ubugizi bwa nabi, imanza zibera, ubugome, ubusambanyi, ubusinzi, ubuhemu, inda nini n'ibindi. Ibyaha byaragwiriye rero, byabaye byinshi. Ubwo si mu Rwanda gusa, no mu Burundi nuko, no muri Kongo mu gice cy'abavuga ikinyarwanda nuko. Muri rusange ni ku isi yose iteye, ariko buri gace k'isi kagira ubutumwa bukareba. Reka rero turebe ibyacu, twe kureba ahandi, dore ko hari abantu bumva ubutumwa nk'ubu ngubu bakavuga bati ariko se ni twebwe dukora ibyaha gusa? Ntabwo ari mwebwe mukora ibyaha gusa, ariko buri wese azabazwa ibye. Rero ibyacu ni ibi, twebwe ibitureba ni ibi. Turasabwa kwezwa. Umwuka w'Imana aradusaba kujya ku kidendezi tukiyuhagira, kidendezi cy'amaraso ya Kristo, tukiyuhagira, tukezwa, tukamesa ibishura byacu mu maraso y'umwana w'intama, kuko umurimbuzi ari ku muryango kandi ntazababarira. Nahabwa itegeko ryo gukubita, ntabwo azababarira igitambambuga, ntabwo azareka umugabo n'umugore, abasore b'abakobwa beza, impinja zikivuka, abasaza n'abakecuru, abo bose ntabwo azabababarira, kuko azaba ari igihe cy'umujinya w'Imana wo guhora inzigo. Rero umwuka w'Imana aradusaba kwezwa, tugatunganywa, tukitandukanya n'ikibi, kugira ngo Imana ibone kudutuza mu gihugu kirimo amahoro, igihugu cyubaha Imana, igihugu kigendera mu rukundo, igihugu kitarimo umwiryane, igihugu buri wese yisangamo, igihugu kizaba kirimo umwuka w'Imana ari we uyoboye, igihugu kigiye gutangizwamo ubutumwa bugiye gusakara isi yose. Bene data, uwumva akumvira azarya ibyiza byo mu gihugu, ariko uwanga akagoma nta kizabuza inkota y'Uwiteka kumurya. Iryo ni ihame. Ibi biciye mu matwi yanyu uyu munsi, nubyumva ubisangiza undi, ubibwira undi, kuko igihe gishira. Reka mbagezeho urubuga mushobora abashaka kwihana, abashaka kwatura ibyaha byabo, abashaka guhindukirira umwami Yesu akabakiza ibyaha. Ni urubuga rwitwa Intebe y'Ubuntu, rukoresha Free Conference Call. Iyo Free Conference Call ni application ushobora kudownloadinga kuri Play Store, yitwa Free Conference Call. Iyo umaze kuyidownloadinga muri telefone yawe, ushyiramo email yawe na password, ukaba wabasha kujyamo. Noneho link ngiye kubaha niyo ushobora gukandaho, noneho ukaba wakwinjira muri urwo rubuga,
tujya duterana saa 12 za mu gitondo, tumara iminota 30 dusenga, abashaka kwatura bakatura, abashaka kwihana ibyaha byabo bakihana, abashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwabo bakamwakira. Hanyuma tukaza kongera guterana saa 12 z'umugoroba. Aho ngaho naho abavuye ku kazi, abantu babiriwe muri byinshi bashaka kongera kwihana, kwiyeza, kwitunganya, usibye ko kwiyeza burya ni ibya buri munota, rero muhawe ikaze. Ikindi kandi tugira amateraniro buri cyumweru, ku cyumweru isaha y'isa 3 z'ijoro zo mu Rwanda no mu Burundi. Saa 3 z'ijoro tuba turi mu materaniro amara isaha kuri urwo rubuga, tuhigira ibintu bikomeye cyane bifasha ubugingo bwacu kuba buzima, kuba bushya muri Kristo Yesu, kandi abantu benshi bamaze kuharuhukira. Rero muhawe ikaze, ntimutinde kuko iminsi irashira. Link rero ushobora kwifashisha ushaka kwihana ibyaha byawe, ushaka kwinjira ku ntebe y'ubuntu, n'urubuga twashyiriweho n'Imana, abantu baza kuruhukiraho ibyaha byabo bagatura imitwaro ibaremereye. Iyo link uraza kuyisanga ahandikwa comment, ahantu bandika comment hano munsi y'izina ry'ikiganiro, niho ushobora kujya urahita uyihasanga iyo link. Ndetse haraba hariho na nimero ya telefone ushobora kwifashisha kuri WhatsApp utwandikira niba ushaka wenda ko tugufasha uburyo winjira kuri urwo rubuga neza, kuko hari abo bijya bigora. Ikindi nuko nta nzitizi y'idini ihari, umuntu wese ahawe ikaze. Rero n'ubu butumwa numvaga nshaka kubasangiza uyu munsi. Navuze nti niba ubwumvise ntuze kuwufata nk'ibisanzwe nk'ibyo usanzwe wumva, hari igihe wasanga ari ubwa nyuma, kimwe nuko ushobora gusanga hari ubundi buzabukurikira. Byose n'Uwiteka ubigena. Icyo nkoze ngewe nicyo natumwe mu nzozi, numvise rwose bindimo ko ngomba kubabwira. Ubwo ndakarabye, amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo akomeza abe muri mwe. Ibiganiro ku Mwubatsi TV byo birakomeza. Umwami Yesu akomeza abane namwe. Shalom shalom.